uri Imana yo gushimagizwa kuko ntaho utadukuye Nyagasane nta naho utatugeze Nyagasane kuko urukundo rwawe ntacyo rudashobora kuri twebwe uri mwiza Nyagasane shimagizwa Nyagasane shimwa ubu n'iteka ryose amen. Abayisiraheli bafata Yeriko yari ifunze bikomeye nta wasohokaga nta n'uwinjiraga kubera gutinya Abayisiraheli. Uhoraho abwira Yozuwe ati dore Yeriko n'umwami wayo n'abantu bayo bakomeye ndabibeguriye. Mwebwe rero ingabo zose ziri ku rugamba muzazenguruke umujyi inshuro imwe, ibyo muzabigira iminsi 6. Abaherezabitambo 7 bazatwara amahembe ya rugeyo bajya imbere y'ubushyinguro. Umunsi wa 7 umujyi muzawuzenguruka 7, abaherezabitambo ariko bavuza ihembe. Ihembe rya rugeyo nirivuga mukumva ihembe riranguruye ijwi, rubanda rwose ruzavuza urwamo rwinshi cyane, urukuta rw'umujyi ruzahera ko rwiture hasi, maze rubanda burire buri muntu aboneje imbere ye. Yozuwe mwene Nuni ahamagaza abaherezabitambo arababwira ati nimuheke ubushyinguro bw'isezerano, maze abaherezabitambo 7 batwara amahembe 7 ya rugeyo bajya imbere y'ubushyinguro bw'Uhoraho. Abwira rubanda ati nimugende muzenguruke umujyi, ariko ingabo ziteguye kurwana zibanze imbere y'ubushyinguro bw'Uhoraho. Byose bigenda uko Yozuwe yabibwiye rubanda. Abaherezabitambo 7 batwaye amahembe 7 ya rugeyo bagenda bayavuza imbere y'Uhoraho. Ubushyinguro bw'isezerano ry'Uhoraho bwari bubakuriye.